Ndabashubije mwese bari hano badukurikiye. Hano turi mu burasirazuba mu karere ka Kayonza, turi mu mudugudu cyangwa se mu kagari ka Ryabingo, aho bita Ryamanyoni, mu kagari ka Ryamanyoni, akaba ariho turi gukora umurimo w'Imana. Njye nitwa Mbarushimana Joseph, ndi umuvugabutumwa, nkaba nshinzwe gusengera abantu bafite ibibazo, ibyifuzo barasubizwa, Imana igikora ibitangaza, ibintu bikagenda neza. Ariko ku nkuru nyamukuru cyangwa se icyatugejeje ahangaha, nkaba nazanye n'umukozi w'Imana n'ubundi David Pastor, akaba ariwe twazanye kugira ngo dufatanye gusengera urugo rwari ruri hano rufite ikibazo cy'uburwayi ndetse rukeneye no kuba rwabohoka rwose. Rero hari uwaduhamagaye ari waturaritse, akaba yitwa Julienne, yatubwira ukuntu ajya kuduhamagara byari bimeze, atubwira uko ubu ngubu ari kwibona. Julienne yahaguruka akatubwira ko byari bimeze. Akaba uyu ari umuryango w'uru rugo. Reka Julienne atubwire. Ese Julienne, uza kugira ngo tuze kuza hano duhamagare, wabonaga bimeze gute? Ese uru rugo mbese tubwire byari bimeze gute kugira ngo turinde twagera ahangaha? Wayibona gute? Se uri kubibona uti? Nabonaga bikomeye cyane, numvaga nihebye muri njyewe, nkumva simeze neza. Ni ngombwa ko mbasha kubahamagara kugira ngo mbashe kunsengera mere neza, ariko n'ubundi mba meze neza nta kibazo. Wari umeze ute se wowe ubwawe kuvuga ngo ntabwo wari umeze neza? Ese wari umeze ute? Wumvaga umeze ute? Mbese tubwire mu magambo make. Numvaga ndibwa mu nda, nkaribwa umugongo, nkumva umutwe umeze nabi, ngiye kwiruka, ariko ndumva nakize. Ubu urumva wakize? Ndumva meze neza. Nuko mu rugo se iwanyu byari bimeze gute? Bo byari sawa? Tubwire nabyo ko byari bimeze. Se ko tugiye kugenda usigaye unyuzwe nuko Imana ibigenjeje muri kano kanya? Nsigaye nyuzwe kuko mama na papa ntibumvikanaga, bahoraga bashwana na mama arwaye, ariko nubwo atarakira neza nizeye ko azakira, nanjye ndumva meze neza. Nibyo binshimishije cyane. Urakoze cyane. Ni Imana iba igenda ikora imirimo n'ibitangaza. Reka n'ubundi dukomeze dutambuke tubaze uyu mubyeyi aho yicaye hano. Yari yararwaye ukuguru, mama Julienne. Mama Julienne, watubwira ukuntu ubu ngubu umerewe dukurikije ukuntu umukobwa watubwiye wari umeze? Ese muri kano kanya ukuguru kwawe wumva kumeze gute? Ese impinduka zihari ni izihe? Yewe ukuguru kwanjye nari murwaye hafi imyaka 10. Imyaka 10. Ubwo rero ukuguru kukanjya amano yavuyeho, nta nzara zibaho, kuragenda kuranyunyuka. Ubwo rero nkaba mbana n'umusaza, nawe tukaba tutumvikana neza, tukajya no kugenda buke buke, ngakora uko nshoboye nanjye ngo ndebe ko nabona ikintu, ariko simbashe gukandagira, ariko nkabasha kugenda kugira ngo ntajya gusaba bakanyuma. None rero Julienne nawe yamfashijemo muri ibi bintu, nubwo wenda umusaza atabyishimiye neza, ariko njyewe numvise nta kibazo, nkavuga ni mbonye nakize, ibintu ntaho bihuriye n'ubuzima. Noneho kuba mwageze hano mwansize umuti, muransengera, ubu nkaba nshaka mbona ntangiye gukandagiramo hasi, ndi gukandagira, ubundi nakandagiraga bikanga nkashinga amano, ariko ubu ndabona nta kibazo. Ubu n'umusaza twumvikanye, mwamusengeye turumvikana, nta kibazo. N'abana ubu turicaranye, bari kubabwira ikibazo cyabo. Murakoze. Yego. Ubu tubwiye ko wajyaga ugenda ngo ushinga amano, none ngo ubu Imana yabikoze, uri kugenda ukandagira neza? Watwereka uko ubu ngubu uri kugenda, uko wagendaga ukatwereka n'uko ubu ngubu uri kugenda? Wabasha kubitwereka? Wahaguruka ukabitwereka? Yego. Ubundi nagendaga amano ameze gutya, nagendaga ameze nk'amano, ariko ubu ndimo kugira gutya, gukandagira gutya nkabasha gukandagira. Ubu uri gukandagira bigakunda? Ntari kuribwa cyane. Hindukira ugende turebe niba uri gukandagira neza bigakunda, nta n'inkoni ufite? Uretse ino rimwe ritaragira neza kubera imitsi. Uvuga ngo ubu ni ukubera imitsi, ariko urumva nta kindi kibazo gihari?
ubu urumva byibuze inori ukuguru kuri kugira kugenda kukanira hasi nakaniriza kuko mbese namukanira kutamva ko nicyo kibazo gisigariyemo iryo ntoryo iryo iruhande. Yego. Ikibazo cyane ariko nabwo hamara kujyamo amaraso namara kumvuze ngo uyu muntu yari yaranyunyutse ukuguru nta maraso yari akiri mu gice kimwe cyabagamwo amaraso, ariko icyo hasi nta maraso gifite, ariko ubwo yari kugenda imitsi igororoka gake gake, amaraso azagenda aza hamwe no gusenga Imana iri kugenda ikora imirimo n'ibitangaza. Twasimbuka twihuse cyane tukabaza nyir'urugo ari nawe wabashe kutwakira mu buryo bitari biboroheye batatekerezaga. Reka tumubaze nawe atubwire, ese nyakubahwa Papa Julien, ko nk'ubu abashyitsi bari baje bakugendereye, abashyitsi b'umugisha, avugabutumwa, abantu bari baje gusengera urugo rwawe, mbese wowe ubisigaranye ute, urabyumva ute? Tubwire. Njyewe nsigaye nishimye bitewe n'uko umugore wanjye yari arwaye ndimo kubona yoroherwa. Kandi rero ikindi cya kabiri, namwe mukaza mutwitayeho ku buryo mukorera Imana bikaba birimo kugenda neza tutayari nta kibazo. Nuko Imana kandi rero ngo amadayimoni yateraga urugo yavuga kuri njyewe mwayankuye yakuvuyeho, ubu nta madayimoni akikuriho. Bivuze ngo ubu ngubu wabaye umuntu mushya, nta kongera kujya mu utandukana n'umugore ngo ujye kuba ukwawe n'uwabukwe. Ubu mwese mwabaye umwe, twese twabaye bamwe, ubu mwabaye mu rugo umwe, muri umuryango umwe, murishimye. Reka nukuri Imana iguha umugisha tudatinze. Ariko hano hari umukobwa ariwe mukuru, uyu mukobwa niwe mukuru muri uyu muryango. Uyu mukobwa niwe mukuru muri uyu muryango. Ariko nawe byanshimishije cyane. Papa na mama ntabwo bumvikanaga, ariko ubu ngubu kuba basubiranye bakaba bari kumvikana biranshimishije cyane. Yego. Mwakoze kuza kudusengera. Imana rwose yabadutumyeho yakoze. Imana turabashimira ko nta kintu twabona twabaha, ariko ubushobozi buke dufite tuzagerageza. Mwakoze Imana, nta kuntu umuntu yabona yabivuga. Rero Imana ibaha umugisha. Icyo ntacyo twe tusaba, icyo tuba dukora n'umurimo w'Imana, Imana yayitugiye neza bigakorwa, nta kindi. Uwo mwavuganaga rero yari Mbarushimana Joseph, akaba ari we wari uri hano afatanije na David Pasteur, akaba bari hano. Ariko turashima Imana natwe ko Imana yatugiriye neza. Ubwo twari turi hano, Pasteur nawe yatubwira. Pasteur, ibi bintu uza kuza hano uza gusengera abantu wabibona gute? Tfuza bitubwire. Byari bigoye kuko n'umuntu wese nabwiye ngo nje muri agace yatangaga ngo hari abo badayimoni benshi, ariko Imana yishije icyubahiro. Imiti twayokeje abantu barabohoka, nta kibazo, Imana yishije icyubahiro. Yego. Ntabwo twe dukora, n'Imana ikora. N'Imana ikora. Yego. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha, kandi ikomeze kwagira neza. Kuko ibyo mwakoze ni byiza. Yego. Murakoze. Yari umukozi w'Imana Mbarushimana Joseph, niwe wari uri kuvugana namwe. Imana ibaha umugisha mu gihugu cyo mu ijuru. Namwe rero mugire amahoro, mugire urugendo rwiza.